Reka twongere tubasuhuze tugire ngo turabashuhuje kandi tubashimira buryo ki mudukunda muri benshi. Nitwa Theoneste ndi CEO wa Bigerezo TV, uko bisanzwe muri inshuti zacu, muri inshuti z'akadasohoka. Uyu munsi tugarutse kuri kamera zacu kugira ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana. Ndabizi neza ko Imana ibakunda, ndabizi ko Imana iri kumwe nawe. Birashoboka ko uyu munsi ubona ubuzima butameze neza, ariko nkubwire ngo nta kitagira iherezo. Yabanye natwe cya gihe nawe izabana nawe. Ndagira ngo rero dutangire dusenga Imana, hanyuma twakire ijambo ry'Imana Imana ashyize ku mutima, kandi rihembura, ijambo riguhumuriza, ijambo rikubwira ngo komera, ijambo rifite imbaraga, ijambo rikiza. Data wa twese uri mu ijuru, Imana ishobora byose, si umwami wacu Yesu, Imana idukunda, Imana itwongera igihe cyo kubaho, Imana iri kumwe natwe uko bwije uko bukeye, ntuhabwe icyubahiro. Si umwami wacu Yesu, Imana Yehova, El Shaddai, Jehova Shalom, Jehova Rafa, Imana yumva gusenga kw'abatagira shinge na rugero. Tugushimiye kuri kumwe natwe. Rero tugiye kuganira n'abantu bawe ijambo ryawe mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye, isi yose abantu bagiye kudukurikira muri iri jambo ryawe. Ntunyemerere umuntu uzaryumva wese azahindurwe naryo. Dusenze twizeye izina rya Kristo Yesu, amen. Munyemerere dufate Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Ijambo riri mu gitabo cy'Abacamanza, ibice byaho ni 15 umurongo wa 19. Ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana afite intego cyangwa se insanganyamatsiko ivuze ngo nubwo umaze igihe ufite intege nkeya ariko Imana iraguhembuye. Dusome Bibiliya, wenda turashobora kugenda tubyumva neza. Nubwo ufite intege nkeya muri ibi bihe turimo, mu minsi ishize wari uri mu bihe by'imbaraga z'Imana, ariko kubera iminsi yabaye mibi waranamutse. Nje rero kuri Channel Bigerezo TV nkubwira ngo ibihe urimo, Imana ikuzaniye ijambo rikubwira ngo iraguhembuye, igiye kongera kuguha izindi mbaraga, wongere ube umuntu udasanzwe. Dusome Bibiliya kugira ngo mwumve ubuhanuzi Imana impaye. Bibiliya iravuze ngo 15 umurongo wa 19 ni Abacamanza 15, ubwo ndavuga ibice 15 umurongo wa 19. Haravuze ngo ariko Imana ifukura iriba Irehi, amazi aradudubiza, nuko amaze kunywa umutima usubira mu nda, arahembuka. Imana ishimwe. Dusome kandi mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, ibice byaho ni 21 umurongo wa 19. Naho haravuze ngo Imana imuhumura amaso abona iriba, aragenda avoma amazi yuzuye ya mvumba, ayaramiza umuhungu we. Imana ishimwe. Ndagira ngo tuganire, mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Muri kuganirizwa nanjye Theo, ndi mu rugo. Uretse ko nari maze iminsi mpugiye mu tuntu nyine, murabizi ko muri iyi si ari ugushakisha ubuzima, ntabwo ari urundi rwango, si n'ubunebwe mfite bwo kugira ngo ntababwire ijambo ry'Imana. Abantu benshi bagiye banyandikira bambwira ati courage Theo, courage kuri Bigerezo TV. Ndabakunda kandi ndagira ngo mbamenyeshe amakuru y'uko inzira zifunze nta handi Yesu aba adushigarije inzira uretse yo gusenga. Nimubona rero ubuzima bwanze, systeme ni ugusenga. Iyo ubona ibintu byose byivanze, ukabona icyo watekerezaga biri kwanga, gahunda zawe zose ziri kugenda ziboroka, ibyo wari wapanze ukabona biri kugenda byanga, reka nkurangira ahantu wakura ubuzima ni mu masengesho. Rero hari igihe biba ngombwa ko umuntu afata igihe agasa nk'aho ahuze, agafata ibihe byo kubana n'Imana, byo gusenga Imana, byo kongera kwegerana n'Imana. Muri ubwo buryo rero nanjye maze iminsi isa nk'aho ntari kuboneka, ariko kandi ntabwo nari mugiye mu bindi. Kenshi twari no murimo w'Imana kubera ubutumire butandukanye tugenda twigisha. Dushimire n'Imana yagiye ikingura insengero nyinshi zitandukanye n'ubwo buryo. So rero munyemere tuganire ijambo ry'Imana yashyize ku mutima, rivuze ngo umaze iminsi ufite intege nke, umaze iminsi uhugiranye, umaze iminsi waranamutse, ariko ugize amahirwe Imana ivuganye nawe ijambo rivuze ngo data agiye kuguhembura. Ahantu wicaye uri mu gihugu ubona nawe ubuzima bwakunaniyemo, uri ahantu ubona nawe byagucangiyemo, ndagira ngo ubwire ngo data aravuze ngo araguhembuye, aguhaye amazi y'ubugingo, aguhaye guhembuka ku buzima bwawe.
ndashaka kukubwira ngo Imana iguhembura ahantu uri. Birashoboka ko ufite ibibazo byagucanze, ariko data naguhembure aguhe ihumure. Birashoboka ko ubona ubuzima bwagucanze cyangwa se n'urugo rwakunaniye. Iyi minsi iragoye, aho abantu benshi basezerana hashira iminsi mike bakagora divorce, ariko urashobora ko uri mu bwihebe. Imana niguhembure. Hari umushuti wanjye uri mu gihugu cya Amerika, ni umubyeyi umwe, aherutse kugira ikibazo gikomeye. Nari nzi ko abantu batuye muri Amerika ari abantu bagezeyo, ari abantu bafite ubuzima nyine budakorwaho, ariko nta hantu habaho n'iminsi hose. Arampamagara ati umugabo yankubise bimeze nabi, sengera. Ndamubwira ati komera. Arambwira ati ubu tuvugana amagufwa y'umutwe ni ikibazo, ubu bancura urutirigongo bimeze nabi. Ndamubwira ati ubusa ndakumarira iki? Arambwira ati nta kindi, ndashaka kwezwa. Urumva rero nawe afite ibibazo, afite ibigeragezo. Kubera iki? Nta kindi kibiteye. Ikintu gitumye abantu benshi bari kwangana, abantu bari gufata abandi bakabakubita, nuko bamaze kunamuka. Iyo umuntu yamaze kunamuka, imbaraga z'Imana zigasigara zitagikorera muri we, asigara yabaye nk'ikihebe, no gutinyuka gukubita umugore ntabitinya. Kandi mbere yari umurokore ntiyarwanaga, ariko kubera ko yanamutse aratinyuka agakubita umugore kubera nyine ibihe byiza byamushizemo. Aratinyuka akanywa inzoga kubera ibihe byiza byamushizemo. Aratinyuka agasambana kubera ibihe byiza byamusizemo. Yabaye nk'abandi. Donc yabaye nka Efurayimu ngo yivanze n'andi moko, ngo amoko yivanze nayo ngo aramunamura, asigara ameze ngo ndetse ngo yaranamutse amera nkabo. Iyo umuntu yamaze kunamuka amera nk'abandi, uko kunamuka rero gutuma akora ibyo yishakiye. Mwifuze ko utanamurwa n'ibihe. Nasomye Bibiliya mu Migani harambwira ngo umuntu yagambura mu makuba gukomera kwe kuba kubaye kubusa. Rero babwire ngo mu bihe turimo bigoye, bikakaye, bigoye abakristo, bigoye itorero. Ejo hari umuntu wampamagara arambwira ngo ubu ngubu dufite ikibazo ADEPR. Nawe ati kihese, turashyira ahantu tibarangiza avuga ati ni babandi ku buryohe bw'itorero bwashize mu bantu. Yarambwira ati rwose nakozwe n'isoni, tibari kugenda batuvuga nibaza se Imana, noneho tugezaho gucurangwa no kuvugwa ahantu hose twabaye iciro ry'umugani. Nta kindi kabishwa batuvuze. Reka mbabwire impamvu kabishwa batuvuze. Twahoze dufite itorero ry'umwemerere, ariko twaranamutse tumera nk'abandi. Ejo bundi hari umuhungu nabonye wari ufite amadirede kuri alimentation imwe, nari ngiye kuguraho akantu, ngezeyo masanga umuhungu ku muryango afite amadirede, yiteye amahekapu, yafiteho n'ibintu by'amaherena ku matwi. Nawe ngatese shahu, ibyo bintu wakoze ko nzi ko ari iby'ababyeyi, abadamu cyangwa abakobwa. Nawe ko mbona uri umugabo, uri igitsina gabo, ibyo bintu ubundi bijyaje gute? Abakobwa se boko batwambarira amapantaro, ngo kubera iki twe tutakora nk'ibyabo? Donc muri we yaranamutse kugeza ku rwego asigara ashaka kuba umukobwa. Urumva ubwo buhenebere no kunamuka byateye abantu benshi. Urumva aho umuntu w'umugabo, igitsina gabo ashigara yifuza kugira imisatsi nk'iy'abagore. Bundi nta mugabo ukwiye gutunga imisatsi, ariko abagabo benshi, ntabwo nimundebe nabi mwa bagabo mwe murikiye, kubera ibihe turimo abantu benshi basigaye bifuza nabo gutunga imisatsi nk'iy'abagore. Bundi imisatsi Bibiliya ivuga ko ubwiza bw'umugore ari imisatsi, ariko abagabo muri iyi minsi bitambutse ntibakifuza kuba bakwiyogoshesha ngo mbere babiyogosheshe nyine, ahubwo baba bashaka gutereka imisatsi. Kubera nyine murabyumva, muzabireba abasore, urubyiruko rw'iyi minsi rwo ruteye ubwoba, ni hatari. Ariko data dutabare, Imana idufashe twe kunamurwa n'ibihe, twe mu kunamurwa n'iminsi ya nyuma. Ndashaka kubabwira ngo uyu mugabo dusomye yitwa Samusoni. Uyu Samusoni yabyawe na Manowa. Uyu Manowa yamubyaye ku bushake bw'Imana. Imana yari ifitemo gahunda, kubera yuko ngo Samusoni yavutse ari nk'umucunguzi w'Abisirayeli. Kubera ko ngo Abisirayeli bajyaga bahinga ingano, uko bahinze ingano Samusoni plutôt abafilisitiya bakaza bagasiribanga imyaka y'Abisirayeli, bakabikora imyaka igihe kirekire. Abisirayeli bakicwa n'inzara kandi barahinze. Igihe cyo gusarura ingano na za sayiri, aho kugira ngo babone icyo kubatunga, ngo abafilisitiya bakaza bagasiribanga ndetse bakanabica bakabirukankana. Igihe cyo gusarura Abisirayeli bakicwa n'inzara. Imana ivukisha umuhungu bita Samusoni. Hanyuma Samusoni warangije aza kubenguka umukobwa mu bafilisitiyakazi. Donc Samusoni yari umunyembaraga, ariko akora ikosa rikomeye. Atangira kugenda yiyunga n'abafilisitiya, atangira kwegerana n'ubwoko badahuje,
atangira kugenda yegerana n'abapagani. Samusoni agenda hanyuma kwegerana na Delila byasobanurwaga ko Delila yari amufitemo umugambi, yashakaga nta rukundo yari amufitiye. Wibutse ko abakundanye nabo rimwe na rimwe hari igihe baba batagufitiye urukundo, ahubwo ari ukugira ngo bakunamure bakumaremo imbaraga z'Imana zakoreraga muri wowe. Aha ndavuga nko ku bahanuzi, ugasanga umuntu yahoze ari umuhanuzi ariko abagendana nabo baragenda bamunamura, baragenda bamwumvisha buryo ki nawe yabaye indangare. Kandi umuhanuzi mwiza afata ibihe byo gusenga akabana n'Imana, akegera Imana cyane. Ariko kubera ibihe turimo buri wese ari gushaka ubuzima ashakisha, iyo umuhanuzi rero ukabona abandi bari kwambara neza, abandi bameze neza, we nturi kwambara neza, we ufite ibyo abandi bafite, ugatangira gukura amaso ku Mana, ugatangira kuyahanga isi, nibwo bagenda bakunamura bakubwira ati nyamara nawe wabigenza gutya wabigenza gutya, mu minsi mike y'umwuka wera asigara yagushizemo ukamera nk'abandi. Samusoni rero baramunamura, Delila ngo aramunamura ku kigero yamuryamye no ku bibero, amuryama ku bibero. Musi umwe ngo arazamuka, Samusoni baramufata. Samusoni bamaze kumufata baramuzamukana bamushyira sebukwe. Sebukwe kubera iki? Bamujyanye kwa sebukwe. Samusoni ngo yari yavuze ngo giye nanze agasuzuguro k'Abafilisitiya, ngo aragenda ngo afata ifumba. Ifumba sinzi mba muyizi. Ifumba ni ibyatsi bapfundikanya bagashyiraho, twabikoreshaga kera tukiragira inka. Icyo bita ifumba nyine ni ibyatsi bafataga barangiza bagashyiraho umuriro ku buryo cyarakaga cyane, cyangwa se ukaba wagifatisha ahandi ukagenda utwika ibiyorero gutyo. Samusoni rero ngo afata ifumba, ndetse afata ngo ingunzu 300 azihambiranye imirizo, kubera ko Samusoni ngo sebukwe yari yamwimye umukobwa, yanze kumushingira. Harangije ngo anga kumushingira umukobwa we, kandi Samusoni arabati giye nanga agasuzuguro. Afata iyo fumba arangije ngo afundikanya ingunzu 300. Arangije amaze kuzipfundikanya ngo azohereza mu ngano z'Abafilisitiya. Abafilisitiya ingano zabo zose zirashya. Samusoni ngo akora agashya gutyo. Hanyuma sebukwe arabimenya, atumaho uwo mugabo ita Samusoni. Samusoni baramuboha, baramuzamukana. Bamaze kumuzamukana bamugeza imbere ya sebukwe. Hanyuma rero bamugeje imbere ye, Samusoni avati yewe Abafilisitiya batangiye kumwigambaho ngo wapfa Samusoni, ngo wongere, ngo ntiwongere. Samusoni imbaraga z'Imana, iyo wari umuntu w'Imana ntabwo Imana ipfa kukureka. Kabona nubwo waba umaze kunamuka, nkubwire ngo nubwo ibihe byiza byagushizemo byo gusenga, ndabwire ngo Imana iracyagufitiye imbabazi. Haracyari amahirwe ya kabiri. Imana iracyakuzirikana. Yibuka ibihe byiza mwagiranye, yibuka kuntu wasengeye abantu. Ntabwo Imana yakujugunyanga wowe nkurikiye, ntabwo Imana yagutangaguza uko ibonye. Iracyibuka abantu wafashije, iracyibuka abo wagaburiye, iracyibuka abo wambitse. Nkubwire ngo Imana igufitiye imbabazi, irashaka kongera kukugaruka ngo iguhembure. Haleluya! Imana ashaka kuguhembura, Imana ashaka kongera kukugarura ibihe. Theoneste rero ndi kukubwira ngo Imana igufitiye imbabazi. Ayo magambo Imana yambaye ubwo nari ndyamye, ndavuga ngo Mana ndashaka kongera kwigisha abantu bawe. Mana yasangira hamwe ngo mbaganirize ijambo rivanga Imana ibahembure. Yesu ashimwe. Mana niguhembure. Nawe nkurikiye undeba, Mana iguhembure. Mana niguhembure. Imbaraga wari ufite Mana izigarure. Wari waranamutse ariko Yesu aravuze ngo arakugarurira imbaraga. Nubwo afite bazinamuye. Samusoni ngo amaze gufata Abafilisitiya, ngo afata ngo urwase rw'indogobe. Icyo gihe ngo bamubose, ngo arwicisha Abafilisitiya 1000. Ngo amaze kubica rero Samusoni, muri zo gusoma Abacamanza 15 ku murongo wa 18, haravuze ngo agumwuma cyane. Maze kugumwuma asenga isengesho aravuga ngo Uwiteka wadukirishije amaboko yawe akomeye, none urandeka ngo mu maboko y'abatacerwe. Ngo Imana iramwumva kubera ko yarananiwe, yarakoze akazi amaze kwica Abafilisitiya 1000. Ngo ananiwe asenga iryo sengesho. Data ngo akora ikintu gikomeye, yari afite imbaraga nkeya, yarananiwe pe. Nawe birashoka kunaniwe, ariko senga isengesho rituma Imana ikugarurira ibihe byawe. Haleluya! Imana ngo igarurire ibihe bya Samusoni. Imana ikora ikintu cyiza cyane rero, ngo ihita imufukurira iriba ryitwa Irehi. Ngo ifukurira iriba. Ngo imaze gufukura iriba ngo aranywa arahembuka. Ngo amaze guhembuka rero ngo umutima usubira mu nda. Ndagira ngo Imana iguhembure. Wanasifiwe. Imana iguhembure. Yewe wowe uri muri Amerika, uri mu Burayi, uri muri Aziya na Australia ndetse no muri Afrika hose, emwe no mu Rwanda hatwicaye iwacu.
birashoboka ko ufite imbaraga nkeya ariko data naguhembure. Haleluya, haleluya. Mana niguhembure, iguhe izindi mbaraga. Mana iguhe imbaraga zidasanzwe. Mana ngere kugarurira ibihe. Wowe uneze amatwi, yewe murokore, yewe mudivantiste, yewe kabona nubwo yaba ari umusilamu, n'abasilamu baradukurikira nubwo nabo batemera Yesu, ariko hari igihe n'abafungura cyaro bakareba. Nkubwire ngo nawe Yesu aguhembure. Imana rega ubundi uretse ibintu abantu twikizemo, Imana yaremye umwana w'umuntu imurema mu ishusho ryayo imukunda, ariko ntabwo Imana igeze izana ibintu by'amadini, ni ibintu by'amahitamo twagiye duhitamo. N'abasilamu ni abantu, abasilamu nabo ni abantu, kandi nkubwire ko nabo hari igihe Imana izakuramo umugeni. Buri muntu wese ngo mwitorere abarimo abo wejejwe muri ryo. Imana ishimwe. Dusoreze ku mugabo bita Ishimayeli mwene Aburahamu, yabyaranye na Hagari. Hagari yari umuja wa Sara ndetse na Aburahamu. Imana yemera ko abyarana na Sara, buritonana na Hagari. Aburahamu abyarana na Hagari kubera igihe cyari gitinze. Sara yaramaze kugera mu zabukuru, ngo abone ibyo Imana yavuze. Wibutse ko iyo umuntu yamaze kunamuka asigara abona ibintu by'Imana yavuze bitagishobotse. Ikikubwira ko umuntu yanamutse asigara atakigira Imana icyizere. Umuntu wahawe n'Imana amasezerano, iyo abona amugeze mu gihe cyo kunamuka, igihe cyo kunamuka cye akirimo, yumva ibintu by'Imana bitakimufasha. Sara rero nawe yari yaranamutse, ibintu by'Imana bitakimufasha, yaje kwemera, yongera kugarurwa imbaraga z'Imana, ariko asamye inda ya Isaka. Amaze kubyara Isaka rero, ngo Isaka amubyara, ariko Aburahamu yaramaze kubyara uwo bita Ishimayeli, amubyarana n'umuja we Hagari. Babyaye Ishimayeli mu gihe cyo gucutsa Isaka ngo ageze mu gihe cyo gucuka, ngo bari mu birori. Mu gihe bari mu birori, ngo Hagari ngo aseka ngo Sara na Aburahamu. Hagari ndetse n'umwana Ishimayeli ngo aramuseka. Sinzi icyatumye babaseka, ariko niko Bibiliya yanditsemo, ngo aramuseka. Hanyuma ngo ijwi ry'Imana riramagikira kuri Sara, riramubwira ngo icyagutegeka kugikore. Ngo arangije ngo aramusenda. Bibiliya avuga ngo aramwirukana mu rugo, cyangwa gusenda no kwirukana umugore. Ngo aramusenda, aramwirukana. Ngo amaze kumusenda, ngo hashize akanya, ngo Imana iramubwira ngo uwo mwana nubwo wamwirukanye, uyu mwana nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana ivugana na Ishimayeli ubwo Aburahamu yaramaze kumusenda, amusendanye na nyina. Bibiliya yavuze ngo, usomye mu gitabo cy'Itangiriro 21:14, ngo yazerereye mu butayu bw'i Berisheba. N'imvumba yari irimo amazi, yari yiringiye se yamwirukananye na nyina ngo ushyiramo amazi, imvumba irashira. Icyo yari yiringiye kirashira, imvumba ishiramo amazi. Maze gushiramo amazi, na nyina wamubyaye Hagari aramwanga, arafata umwana arajugunya, aramuteberesha ko abantu bagutaye, ugasigara nawe uri wenyine. Nkubwire ngo Imana ikugarurire ibihe, Imana ikugarukeho, kugarura abantu bakujugunye, yongere ibagarure ku buzima bwawe. Hanyuma ngo arangije ngo Ishimayeli ngo aterera hejuru ararira. Ngeze ku murongo wa 17, biravuze ngo Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Maze kumva iry'uwo muhungu, ngo Imana ngo ifukure iriba. Ngo umuhungu ngo aranywa arahembuka, ngo imufukure iriba. Uwo muhungu ngo amaze kubona iriba, nyina we wita Hagari, ngo ijwi ry'Imana amubwira ngo fata uwo muhungu, ngo Imana ihumura Hagari amaso, ngo abona iriba Imana ifukuye. Ngo aragenda avoma amazi yuzuye yamvumba, ngo ayaramiza umuhungu we, arahembuka. Imana ishimwe. Ndagira ngo Imana iguhembure, Imana iguhembure. Tujye gusenga. Imana yahembuye Ishimayeli akagarura ubuzima. Imana yahembuye uwo bita Samusoni. Imana nawe iguhembure. Ndashaka ko dusenga. Nari mfite ubutumwa Imana mbaye bivuze ngo nubwo tugeze mu bihe bigoye, itorero ry'Imana birashoboka ko natwe tugeze mu bihe bibi. Murabizi uko tumeze, tubishyize entre parenthèses. Ikintu kiri gutuma batufata ijambo nuko natwe twageze mu gihe cyo kunamuka, ariko Imana itugaruriye ibihe. Imana ifukure iriba mu itorero ryacu rya ADEPR, Imana ifukure iriba mu Badivantiste, Imana ifukure iriba mu Bakatolike, Imana ifukure iriba mu bantu bose basenga Imana. Imana idufukure iriba, twongere tumwe duhembuke, tumwe ku mazi y'ubugingo. Numvaga aribwo butumwa Imana mpaye. Ndagira mbashimire kandi mbabwire ngo ubutumwa mubugeze ku bantu bose. Imana irabakunda, mubwire ngo humura, wowe urwaye humura, wowe ufite ibibazo humura, Imana iraguhembuye. Imana ibaho umugisha. Reka mbashimire rero
babwire ngo ntimukabure ku mwuka wera, data abahembure mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahembure, amen, amen.